Safari nyubaha. Nyubaha safa. Iyi ni imvugo yagaragaye mu mwaka w'2021 mu mpera z'ukwezi kwa munani. Safari yari muntu ki? Yakoze iki? Byagenze bite? Byanditswe ku mipira, byandikwa ku nkweto. Ko safari nyubaha. Reka tuze tubereke iyo video, ubundi tuze tubabwire umuzingo ibya safari uko byagenze. Umva mureke. Subira hanze y'umuhanda. Subira inyuma kandi cyangwa. Oya mureke wirwana. Oya urarwana n'inzoga. Oya umva mureke. Ugende mufate safari. Yenda kara gasoza ufite none. Ndabara rwanyu. Mubwira mureke mwana. Safari mureke. Ndabara safari. Nyubaha safari. Nyubaha safari. Safari nyubaha. Nyubaha safari. Nyubaha cyewe reka kuvuga. Nyubaha safari. Nyubaha cyewe. Bakubwira safari. Hamagara ku murenge. Reka twongere tubasuhuze kandi tubaheze ikaze kuri televiziyo yacu Impano YAWE TV. Tubasuhuza aho muherereye mu mpande zose z'igihugu, mu majyepfo n'amajyaruguru, burasirazuba n'uburengera bwaryo. Nkuko twabibategurije cyangwa twabibarakiye mu ntangiriro, tugiye kubagezaho ibya safari nyubaha. Safari nyubaha. Safari nyubaha ni amagambo cyangwa se ni imvugo yaje kugaragara mu mwaka w'2021. Ni amagambo ane agaragara. Safari nyubaha, ndamutaye kuwa safari, ndagusafaringa, ndagusafara. Aya magambo yose yadutse mu mwaka w'2021. Ni ikiganiro muri kumwe nanjye Soteri Munyempundu ugiye kubagezaho. Safari nyubaha. Aya namwe mu magambo yadutse mu mwaka w'2021 mu mpera z'ukwezi kwa munani. Yitwa Safari George, ni mwene Nzirumbanje na Nyiranzabamaramasogomboroto. Atuye mu karere ka Nyagatare, umurenge ni Karangazi, akagari na Kamusenyi. Aya magambo yavuye kuri uyu musaza Safari George, aho uyu musaza Safari yasabye umushumba we kwahura amatungo mu ishyamba rya Gabiro. Iryo shyamba bakaba bari begeranye. Ati genda uragire, ubundi se kuri iriya shyamba bariragira, bakayiragirira imbogo, barazikama. Ati genda uriragire, ikizaba mwene Nzirumbanje nzanywa umuti. Umushumba agishinga ikirenge mu ishyamba, abashinzwe umutekano bahise bahagera. Ubwo abari Dassco n'umunyamabanga nshingabikorwa wungirije w'ako kagari ka Musenyi. Ubwo basaba umushumba gukura inka muri iryo shyamba kuko bitari byemewe kuriragiramo. Ubwo umushumba ashaka kubyanga. Bagiye kubyanga,
nibwo umudaso yamwegereye ashaka kumukubita, ashatse kubanza kumufata. Ubwo na Safari nawe aba yahasesekaye ati girayo, ugira ngo ukubita imbwa ntaba ashaka shebuja. Ubwo ushinzwe umutekano Dasso atangira kumubwira ati Safari igirayo. Safari nawe aba yamusumiriye amuti wakajwi garatangira amutaka umuniko. Byarakomeje rero, umuyobozi w'akagari wari uhari arakomera ati Safari nyubaha, reka birwana, reka birwana. Twifuje rero natwe kugira ngo tugereyo turi aho hantu habereye ibyo byose, ariko Safari yabaye Safari rwose. Safari nyubaha urabisanga ku myambaro, ku mipira, urabisanga ku mbuga nkoranyambaga, Facebook, Twitter n'izindi mbuga zose, Instagram. Safari nyubaha. Safari rero uyu musaza rwose yakoze agashya ku buryo comments zagiye ziba nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho bavugaga bati Safari yirwanagaho, Safari bira ntibyari bukwiye ko byakagombye kuba ku muntu, ku buryo byagera naho arwana. Ubundi baravuga ngo gukemura ikibazo kwiza nuko bari kumwegera bakamutumaho, bakamumenyesha ko atarakwiye kuragira mu iryo shyamba, kuko n'ubundi ntibyari byemewe. Ariko uko byagenze, bashatse kugira ngo bamurwanye nawe yirwanaho. Hari umuntu naje kubona ahangaha bagiye bandika comment zigiye zitandukanye. Umwe yagize ati undi mwana nzabyara nzamwita Safari. Ubu ni ukuvuga ngo ba Safari hari aho babita ko ari abantu b'intwarane, bashoboye bakaze cyane. Undi ati nta gitifu nta kintu kidasanzwe yakoze, yakijije Dasso ahubwo bamushimire. Nibyo, gitifu no gushimirwa kuko yarakijije rwose, ahubwo gitifu mwubahe, mugerageze mukore inshingano zanyu uko zikwiye, ikibazo gikemurirwe ahantu hakwiye. Si byiza ko ikibazo kigomba kuzamo ibintu by'intambara, ntabwo ari byiza cyane, kuko iyo hagaragaye ibintu by'intambara biba ari bibi cyane. Undi yagize ati Safari nge ndabona arengana kuko yari arimo kwitabara, ahubwo abo bayobozi nabo bakwiye gukurikiranwa, kuko iyo umuturage arenze ku mategeko agomba kubihanirwa hakurikijwe icyaha yakoze, hatabaye kwifashisha imbaraga. Ni ukuvuga ngo Safari rwose yirwanagaho, ariko harimo abamunenga bati ntiyari akwiye kurwana, ariko niko byagenze. Ubwo rero ba Safari rwose babe abantu b'abagabo, baba abantu bumva. Birashoboka ko hari igihe abantu bamwe babwirwa ntibabashe kumva cyangwa ngo basobanukirwe gahunda za leta. Niba leta ivuga ngo hari ahantu si bikwiye ko haragirwa, ntibyemewe, abandi bakarengaho bakabikora, ntabwo ari byiza. Abaturage bagomba kubimenya rwose, ntibabe bakora amakosa nk'ayo ngayo. Abandi bagomba kumenya kwihesha agaciro, akamenya ko niba igikorwa nk'icyo ngicyo kibaye, agomba kwegera ubuyobozi akabanza akagisha inama. So mwakoze cyane rero abaye bari kumwe natwe, turabashimiye cyane abakurikiranye iki kiganiro cyacu, bakurikiranye amateka ya Safari byagenze bite, mwakomeje kumubona ku mipira,
ku nkweto ahantu hagiye hatandukanye. Safari yabaye safari, safari rwose, safari wubahwe, safari yabaye safari. Yamutaye kwa safari, ndagusafaringa, ndagusafara n'andi magambo yose agiye atandukanye. Ba safari rero aho muri mwese abafite uko babayeho nka ba safari, mugerageze rwose muhinduke, mwite ku bayobozi, mubane nabo mu mahoro. Mwakoze cyane, ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Soteri Munyemundu bakurikiranira Impano Yawe TV. Ndabashimiye rero, ikiganiro cya Impano Yawe nakagaruka, n'undi n'ahandi tuzagenda tuhababera uko ibihe bigenda bigaruka. Safari nyubaha, safari nyubaha, iyo niyo mvugo iriho ubu ngubu. Murakoze. Umva mureke. Subira hanze y'umuhanda. Asa n'undi muntu. Subira inyuma kandi cyangwa. Oya mureke wirwana. Oya urarwana n'inzoga. Oya umva mureke. Genda mufate safari. Genda karaga.